abagore benshi bajya bakunda kutubaza ati se muga ni iki nakora kugira ngo nsame vuba? Ati buriya urabona umugabo wanjye ntago aba hano hafi, azaboneka rimwe na rimwe kandi dukeneye kubyara. Ese mu by'ukuri ni iki nakora cyangwa se n'ibyaye nakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo mbashe gusama vuba? Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe uburyo ushaka kwifasha cyangwa se uburyo bwagufasha kugira ngo usame vuba. Birumvikana ku isi abantu dufite impamvu nyine zitandukanye. Hari igihe kenshi umugabo n'umugore baba barashyingiranywe ariko batabonana nyine nkuko buri munsi ugasanga nyine bari gushaka nyine kugira ngo babone uburyo bakoresha nyine bajye bahura mu gihe cyongereye amahirwe menshi cyane kugira ngo umugore abashe gusama vuba. Cyangwa se mwari mugasanga nyine banahorana ariko mamaze igihe wenda umwaka amezi 6 batarasama, akaba batangiye kugira impungenge z'impamvu batari gusama. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kureba hamwe rero uburyo ushaka gukoresha nk'umugore kugira ngo usame vuba. Kugira ngo tubashe kubyumva neza, tubanza turebe mu by'ukuri cycle y'umugore cyangwa se icyagihe umugore amaranye ari kwitegura imihango cy'umugore, tugisobanukirwe muri make uburyo kiba giteye. Ubundi iyo tuvuga ngo umugore agira cycle cyangwa se agira igihe cy'imihango, akenshi kiba ari igihe gifite iminsi runaka. Icyo gihe gishobora kuba gihindagurika cyangwa kidahindagurika. Nk'ubu abagore benshi ku isi bakunda kugira cycle y'imihango kenshi imara iminsi 28. Ibyo kadufatira urugero nko kuri urwo rugero. Kuri iyo cycle iminsi 28 tuvuga ko umunsi wa mbere iba ari wa munsi umugore yaboneyeho imihango, niwo ari umunsi wa mbere. Iyo cycle rero irangira iyo abonye indi mihango mu kundi kwezi ukurikira. Iyo cycle iba yarangiye, hatangiye indi cycle. Rero iyo cycle abashaka kugira iminsi 28, hano abashaka kugira iminsi 35, hano abagira iminsi ihindagurika. Kugira ngo rero bashe gusobanukirwa neza cyagiye umugore bafite amahirwe menshi yo kuba yabyara kurusha ikindi, niko ugomba kubanza kumva nyine cycle yawe cyangwa se igihe cyawe cy'imihango giteye gute. Icyambere ugomba kubanza ukareba igihe cyawe cy'imihango gihora ari kimwe cyangwa kirahindagurika. Umuntu ufite igihe cy'imihango gihora ari kimwe n'igihindagurika baba batandukanye. Kadore nko umuntu ufite igihe cy'imihango gihora ari kimwe cy'iminsi 28, tuvuge buri gihe iminsi 28 ishize ahita abona imihango. Wa mugore akenshi igihe cye cya ovulation cyangwa se cyagiye cye cy'uburumbuke buri hejuru, ariko ntacyitaho mu Kinyarwanda, kiba ku munsi wa 14. Kuko iki ni igihe ubundi akenshi ubundi cycle ibigabanyemo ibice 12, ibice bibiri nako mwihangane. Rero ku munsi wa 14 niyo agira wa munsi w'uburumbuke buri hejuru. Uburyo tumenya ko ari ku munsi wa 14 nuko akenshi hari iminsi ya cycle sibyo itajya ihinduka. Cyane iminsi y'imihango itajya ihinduka sibyo, akaba n'indi ihinduka. Nuko twabyita mu Kinyarwanda. Iminsi idahinduka ni iminsi 14 ya nyuma y'igihe cya cycle y'imihango. Indi minsi ibanza imbere ibishobora guhindagurika. Reka nk'urugero, nk'umugore ugira iminsi 28 agira igihe cy'uburumbuke buri hejuru cyangwa igihe cya ovulation ku munsi wa 14. Naho nk'umugore ugira iminsi 30 we agira igihe cy'uburumbuke cyangwa igihe cya ovulation ku munsi wa 16, kuko ya minsi 14 nyuma ntigihinduka. Niba wafata urugero rw'umugore na urugero ugira iminsi 21 ugira cycle imara igihe gito cy'iminsi 28. Nkuko nabakomeje mbabwira iminsi 14 y'inyuma ntabwo igihinduka. Shatse kuvuga ko wa mugore agira igihe cya ovulation, uzafata 21 ukoremo 14 sibyo usire ku munsi wa 7. Bavuga ko wa mugore agira ovulation ku munsi wa 7. Kambaye n'urugero rwanyu ku mugore ugira iminsi 35, kugira ngo umenye igihe cye cya ovulation cyangwa se igihe cy'umunsi w'ubumbuke bwo hejuru, nuko ufata iminsi 35 ugakuramo 14. Nukura 14 urasigara iminsi 21. Tuvuga ko wa mugore agira ovulation ku munsi wa 21, aribwo agira umunsi w'uburumbuke buri hejuru. Tumaze gusobanukirwa rero wa munsi wa ovulation cyangwa se wa munsi w'uburumbuke buri hejuru, kuzajya ubara no kuzagifata iminsi yawe y'imihango ugira ugakuramo 14. Uwo munsi wisugeraho ari wa munsi wa ovulation cyangwa wa munsi w'uburumbuke buri hejuru. Uwo munsi rero ubu ni umunsi twavuga umugore afite uburumbuke buri hejuru bwo kuba amahirwe yo gusama aba ari hejuru cyane ku munsi.
gusa ariko ntabwo ari umunsi wenyine umugore asamiraho, hari izindi mpamvu tugomba kureba icyambere tugomba kureba se kugira ngo umugore asame n'ukundi intangangabo iba yahuye n'intangangore. Rero kuri wa munsi w'uburumbuke nababwiye cyangwa se buri hejuru ovulation ni uwo munsi sibyo intangangore sibyo agasabo k'intangangore sibyo karekura intangangore kugira ngo ajye guhura n'intangangabo, ni uwo munsi nyine ovulation. Ka gasabo nyine kaba kabitse intangangore kuri uwo munsi ovulation karazirekura kugira ngo kinjire mu bindi bice byo mu mubiri mu muyoborantanga kugira ngo kajye guhura n'intangangabo. Rero iyo kazirekuye ya ntangangore ubundi ifite ubushobozi bwo kuba yabaho igihe kitarengeje iminsi ibiri niyo myinshi cyane ishaka kubaho, iminsi ibiri ishaka kubaho. Bishatse kuvuga ko niba umugore agira umunsi w'uburumbuke bwo hejuru ku munsi wa 14, ubwo ya ntanga izabaho ku munsi wa 14 n'uwa 15, akenshi ku munsi wa 16 ya ntanga kenshi izaba yapfuye itakibasha kuba yavamo umwana. Niba umugore agira umunsi w'uburumbuke ku munsi wa 16, bishatse kuvuga ko umunsi wa 16 n'uwa 17 ya ntanga ifite ubushobozi bwo kuba ikiriho yari mu mwana, ariko iyo ugeze ku munsi wa 18 19 ya ntanga kenshi iba yamaze gufata gifite ubushobozi bwo kurema umwana. Twavuzeho kugira ngo umugore abyare nuko intangangabo zuba intangangore. Tumaze kureba igihe intangangore zimara zikiriho zitarapfa, zimara iminsi 2 uvuye ku munsi w'uburumbuke bwo hejuru twavuze wa ovulation. Noneho intangangabo nazo buriya iyo zinjiye umugore ziba zifite igihe zishaka kumara zitarapfa. Iminsi myinshi ishaka kumara ni iminsi igera kuri 5. Ntabwo zishobora gupfa kurenza iminsi 5 zitarapfa. Iminsi 5 yarenze ziba zapfuye. Ugomba kwiteba se niba ya ntangangabo sibyo igomba kuzigahora intangangore, niye iminsi ishobora gutegereza, niye iminsi intangangabo ishobora gutegereza intangangore yitegereje kugira ngo ize bihure bive mu mwana. Ngo twavuze intangangabo imara iminsi 5, bishatse kuvuga ko iminsi ishobora gutegereza myinshi cyane iminsi 5. Katufata urugero rwa wa mugore ugira umunsi w'uburumbuke bwo hejuru ku munsi wa 14, umunsi wa ovulation. Kuvuga ko intanga ye ibishaka gutegereza kuva ku munsi wa 9. Ushaka gutegereza kuva ku munsi wa 9 ko ni iminsi 5, ubwo ufata iminsi 14 ukahita ukuramo iminsi 5 uruva ku munsi wa 9. Niba yantangangabo yinjiye ku munsi wa 9 wa serike y'umugore, ushaka gutegereza wa 9 wa 10 wa 11 wa 12 no 14, ubwo nta ku munsi wa yaramutse yahageze ku munsi wa 8 akenshi wa munsi wa 14 bizajya kuhagera itakinze ntabwo bashe kuba yahuye intangangore bive mu mwana, ukisha itegereza iminsi 5 yonyine. Niba ari umugore ugira serike twabonye iminsi 30 akagira umunsi w'uburumbuke buri hejuru ku munsi wa 16, ubwo twagiye kukuramo 14, wa mugore ya ntangangabo igomba gutegeza byibura igihe ishaka guhera itegereza no kuva ku munsi wa 11 kuzafata umunsi wa 16 ko ari wa munsi w'uburumbuke buri hejuru ku mugore ugira serike y'iminsi imihango y'iminsi 30 ukoremo 5 uruva ku munsi wa 11. Niba ari wa mugore ugira serike y'iminsi 35 twafashe nk'urugero akaba imunsi w'uburumbuke buri hejuru ku munsi wa 20, uzakuramo 5 sibyo iminsi 5 ubugene byere ku munsi wa 16. Tubihurije hamwe rero igihe intangangabo zishaka gutegereza intangangore n'igihe intangangore zishaka kuba zaberaho. Umugore ufite igihe cy'intango cy'iminsi 28 akagira iminsi y'uburumbuke ku munsi wa 14, buriya igihe amahirwe menshi yo kuba yasama aba afite abari kuva ku munsi wa 9 sibyo utwafashe 14 ko iminsi 5 kujya 14 mu minsi 2, uvuga ko ari ku munsi kuva ku munsi wa 9 ukagera ku munsi wa 16. Aho ngaho nicyo gihe umugore aba afitemo amahirwe menshi yo kuba yasama. Wa mugore ufite wenda serike y'intango usanga igihe cy'intango kingana n'iminsi 30, we twabonye ko afite agira umunsi w'uburumbuke ku munsi wa 16. Wa mugore igihe rero aba afite amahirwe yo kuba yasama kiri hejuru no kuzafata kuri wa munsi wa 13 bakora iminsi 5 uvuga kujya ku munsi wa 11, ku munsi wa 13 kongera iminsi 2, uvuga ko no kuva ku munsi wa 11 ukagenda kugera ku munsi wa 18. Kuri wa ugira serike y'iminsi 35 sibyo we twabonye ko agira iminsi w'uburumbuke ku munsi wa 21, uzafata nyine 21 kuri iminsi 5 ukazagenda kujya ku munsi wa 16
fate 21 ngongeye iminsi uvuga ko 23 uvuga ko kuva ku munsi wa 16 kujya ku munsi wa 23 nibwo amahirwe yo gusama abari hejuru. Wa wundi ugira cycle ngufi cyane iminsi 21 cyangwa igihe gito cy'iminsi 21 wenyine kuzafata ko twabonye ko agira igihe cye cy'uburumbuke buri hejuru ku munsi wa karindwi uzakora iminsi 5 kuva ku munsi wa kabiri kongera kagera kuva ku munsi wa karindwi ngongeye iminsi kujya ku munsi wa 9. Ubundi turebye muri rusange akenshi umugore abafite mu gihe cye cya cycle y'imihango mu gihe cy'imihango abafite igihe cy'iminsi igera muri 7 sibyo 5 mbere y'umunsi w'uburumbuke bwo hejuru n'ibiri nyuma y'uburumbuke bw'umwuke bwo hejuru bwo kuba yasama. Rero muri cya gihe sibyo utabasha kubona n'umugabo wawe sibyo uko bikwiye tugenda akora hanze y'igihugu ntagaboneka buri gihe sibyo byagufasha sibyo niba amukeneye gusama vuba ko mu bantu bakeneye kumva babyara vuba kuba nyine yageza kureba muri icyo gihe akaba ari gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo mwongere amahirwe yo kuba mwasama vuba. Gusa ariko ubu buryo nyine none akenshi umuntu abavuze abantu bari batabibeshya akagira ngo ugomba gukora imibonano mpuzabitsina ushaka gusama muri icyo gihe nyine cyo byose. Niyo minsi ndi nubwo itarimo amahirwe yo kuba wasama hejuru bivuze ko niyo umugabo wawe mubana mwemeye gukora imibonano mpuzabitsina umunsi ari wose wo muri uwo mihango wo mu gihe cyawe cy'imihango mwemeye gukora imibonano mpuzabitsina igihe cyose. Gusa ariko nyine icyo ugomba kumenya ko iyo minsi nakubwiye ibigera muri 7 niyo minsi iba ari y'ubumbuke umugore afite bwo kuba yabasha gusama. Ndakeka rero ko abambajije iki kibazo mwabashije gusubizwa kandi niba mufite ibindi mukeneye kubaza mwatubaza muri comment hasi tuba tushaka kubisubiza ako kanya muri comment cyangwa tukazakora ikindi kiganiro tukabasubiza nkuko bisanzwe. Mwari kumwe na muganga Mfitile Majesty nawe utaha mukomeze mukore like mu subscribe kuri channel ya mbere igisha by'ubuzima. Murakoze.